Intekerezo mbi nk'umushiha no kwigereranya ziza zite mu bwonko bwacu? Uzi ko byakugeza kuri depression? Mbese wabyirinda ute? Wigeze wumva ugize gutekereza kuri ubuzima bwawe bwa buri munsi? Wenda birakugora gutekereza mu buryo bwiza uhindura izo ntekerezo zawe mbi. Iki ni ikibazo rusange kandi kigira ingaruka kuri benshi muri twe, icyakora birashoboka guhangana nacyo kandi tukakibonera umuti. Birashoboka kutoroha kumenya uko wabigenza, ukumira ibitekerezo bibi kuzamo cyangwa ngo bibuze kuba bibi kurushaho no kugumamo, ariko hari uburyo wabigenza. Nko mu nkuru yanditswe ku rubuga The Law of Attraction babivuga, icya mbere ni ngombwa kumenya impamvu intekerezo mbi cyangwa se negative thoughts zituzamo ndetse n'ingaruka zishobora kutugeraho. Ese ubundi ni impamvu ki tugira intekerezo mbi? Impamvu zo ni nyinshi zatuma tugira intekerezo mbi, harimo kuba ukikijwe n'abantu bagira bene izo ntekerezo, inshuti zawe zigupinga cyangwa zitekereza hafi aho uba, cyangwa uburyo wibonamo nuko wiganiriza ubwawe n'amateka yawe. Abantu bamwe bibabaho ko ibitekerezo bibi bibazamo kandi bakabura uko babigenza ngo bigobotora umujagararo w'ubwonko n'umuhangayiko, stress and anxiety. Byombi bishobora kuzamura urwego rw'intekerezo mbi. Impamvu nuko igihe ujagaraye mu bwonko, ufite stress cyangwa uhangayitse, kenshi haba ari ibyago byinshi byo kurutaho byo kurebera ibintu mu ruhande rubi, hanyuma bikagutera gutekereza ibi bishoboka kurusha ibindi. Intekerezo mbi zishobora kubaho igihe wumva uri hasi cyangwa wagize umunsi mubi, hamwe umuntu azinduka afite umushiha, avuga nabi, yumva ntawamwegera. Ibi bishobora gutuma wiyumva nabi, witekereza nabi, ukishinja amakosa, ukizamuramo ibibi bikwerekeye. Iyo bikomeje kuba bitya buri munsi, bishobora kukuganisha ku gahinda gakabije, depression. Bikaba bishimangira impamvu ukwiriye kwiga uko wakwigobotora intekerezo mbi. Mbere y'uko tuganira uburyo bwo kwigobotora ibitekerezo bibi bituzamo, ubanza ari byiza kurushaho kuba twaganira ku bwoko butanu bw'ibitekerezo bibi bituzamo tutabigenye, usanga tugira turi benshi. Izi ni ingero kandi zishobora gutandukana bitewe n'umuntu ku giti cye, ariko wasanga nawe hari ubwo bimwe bikubaho niba atari byose. Ni byiza ko wabimenya ukabitahura bikikubaho kugira ngo umenye uko wabirwanya bwangu bitarakugiraho ingaruka. Aha ni ku buzima bwiza, tubaye ikaze. Gutekereza abandi. Icya mbere kibitera ni ugutekereza abandi. Umwe mu buryo bwo gutekereza nabi utubaho no gutekereza abandi tukaba nk'aho twasomye intekerezo zabo, mind reading. Aha ni igihe mu buryo tutazi dutekereza ko tuzi icyo abandi batekereza. Urugero, kuba wohereje umuntu ubutumwa ukibwira ko yabusomye akabwirengagiza. Gutekereza umuntu nabi ni nko gutekereza uti ahari yanyirengagije, ubutumwa namwohereje kuko yandakariye. Aha ni igitekerezo kikuzamo igihe wibwire cyo runaka atekereza, nyamara atigeze we ubwe akubwira uko yiyumva. Ibi bishobora kwangiza kuko ushobora gutangira kwishyira hasi kandi ukihunza, ukanajya kure y'inshuti cyangwa abagize umuryango wawe kubera ikintu utekereza nyamara kitari ukuri. Uramutse wize kureka guhita ufata imyanzuro, ahubwo ukiga kubaza abantu uko biyumva, byagukiza stress nyinshi ugira atari ngombwa. Kwishinja amakosa no kwicira imanza. Ubundi bwoko bw'intekerezo mbi ni ugutekereza wishinja amakosa ari nako wicira imanza, critic thinking. Aha ni hahandi mu nkoranyamagambo yo mu bwoko bwacu hahoramo ijambo nakabaye, nagombye cyangwa iyaba, iyo menya n'ibindi. Igihe dutekereza ku makosa cyangwa ibintu twakoze, nubwo ubizi ko utahindura hahise cyangwa gusubiza ibi inyuma,
ntibibuza iteka intekerezo gusubira inyuma ku byabaye kandi bidufata igihe tubitekereza. Abantu mu busanzwe bagira ukwishinja amakosa igihe cyose bagumije intekerezo ku makosa bakoze. Urugero uravuga ati nakabaye nagiye muri siporo uyu munsi, hanyuma ibi bikaba byagutera kumva wishinja ikosa ryo kuba utakoze siporo, bigatuma utangira kwishyira hasi mu ntekerezo. Nyamara ahubwo gutekereza utyo wishinja ikosa, wakavuze ati sinagiye muri siporo uyu munsi ariko ntacyo bitwaye nzajyayo ejo. Icya gatatu kibitera kubona uko ibintu bizagenda kandi ntawe umenya iby'ejo, ibi byitwa fortune telling. Bikaba ari uburyo bw'intekerezo zikuzamo, aho utekereza ku kibi kiruta ibindi gishobora kukubaho. Iyo wibanze ku bintu cyangwa ibihe bizaba mu nzagihe, kenshi ushobora gutera gutekereza ibibi, ukibwira ko hashobora kuba ikintu kibi. Urugero, wagiye mu kizamini cy'akazi cy'amagambo, job interview, wavayo ugatangira gutekereza uti aka kazi ubanza atari akanjye, n'ukuntu abandi bari bahari bambaye neza n'imodoka bajemo. Aha urabona, aha uba utangiye gutekereza no guhangayikishwa n'ibintu bibi bishoboka kandi bitaranaba. Ibi ni bibi kuko bishobora kukubuza guharanira intego zawe ndetse ukareka kwiyemeza ibikomeye, take risk, no kwigirira icyizere. Fortune telling ishobora kugira ingaruka zikomeye ku cyizere wigirira, self esteem. Mu gihe ikintu cyiza kiruta ibindi wakamenye ari uko ntawe umenya iby'ejo, kandi ejo haza hashobora kutuzanira ibyiza byinshi, bityo hakaba hadakwiye kuduhangayikisha. Icya kane, kwigereranya cyangwa se comparison. Mu isi ya none birashoboka koroha ko twigereranya n'abandi, cyane cyane bitewe n'imbuga nkoranyambaga. Buri wese uyu munsi ashyira uploads, amafoto ye meza aruta ayandi, n'inkuru ze nziza akabishyira kuri stati, kuri WhatsApp, kuri Facebook cyangwa IG story. Bishobora rimwe na rimwe kudusigira akantu ko kumva ducitse agatege, kandi ntibibura akantu k'agashyari bituzamuramo nk'abantu. Iyo wigeranya n'abandi ukizanamo ibitekerezo nk'ikigira kiti ni mwiza kundusha, cyangwa se ese ko mbona abo bameze neza, njye nk'ubu ni kuki namera neza nk'abandi, bishobora kugutera kumva uri hasi ndetse bikakugeza ku gahinda gakabije, depression. Ikintu iteka ukwiriye kwibuka ni uko burya buri wese agira ingorane ze n'intege utamenya, kandi nta muntu n'umwe ubaho ubuzima buzira amakemwa, perfect time, akiri muri ubu buzima. Uramutse ubashije kwirebera mu rumuri rwiza, ukibuka ko wa mungani wa Masabo ingorane zibaho kuri buri wese akamenya ize, ko buri muntu afite ibimubabaza mu buzima bwe, byakorohera kugerageza kurebera ibintu mu ruhande rwiza. Icya gatanu, gushinja abandi amakosa. Indi ntekerezo mbi ikunda kutuzamo ni ugushinja rubanda rundi amakosa, cyangwa se blaming. Ni hahandi wishinja cyangwa ugashinja abandi amakosa ku byabaye. Ibi bishobora gutuma wumva ubwawe ntacyo ushoboye, ndetse ubwawe utaragenewe gutsinda mu buzima, ko uri failure. Kandi iyi ni imwe mu nzira zimwe zikomeye zitera agahinda gakabije, nta kabuza. Ku rundi ruhande, ushobora kubona ko ushinja abandi amakosa yateye ibibazo, ufiteho kumva ko wasa n'uwafata inshingano, ukumva ko byanga bikunda ibikubaho, nuko ubyakira ubigiramo uruhare. Nanone kwemera buri gihe bikoroye kuri umunyamakosa ntibizagufasha. Ukwiye kureka guhora wishinja amakosa. Mu nkuru yacu ubutaha tuzagaruka ku byagufasha none no gukemura ibibazo twabonye, maze ukagira ubuzima bwiza. Turabakunda cyane, ukomeze kugira ubuzima bwiza.